Igitondo cyiza we mukunzi w'izi nkuru mbasomera muri gitondo nk'uko bisanzwe ni Yvonne Mushimiyimana cyangwa se Sister Yvonne ubasuhuza. Tugiye gusoma inkuru ivuga ngo ukuguru kwacitse. Ni inkuru dukesha Phyllis Odindo wo mu gihugu cya Kenya. Reka mbanze ngushimire wewe wakoze subscribe kuri iyi channel. Ngushimire wowe ushyiraho comment na like. Biramfasha cyane kumenya ibitagenda neza, kamenya ibyo nakosora ndetse n'ibyo nakongeraho, kandi bituma menya ibigenda neza kugira ngo ndushe gushyiraho imbaraga. Mwarakoze cyane mwese, Uwiteka abaho umugisha. Mbibutse yuko iyo ukoze subscribe kuri channel bigufasha kugira ngo ujye ubona video yose kizeho, zaba iz'indirimbo zanjye, zaba izizi nkuru nsigaye mbasomera, ndetse n'indi yari yose nashyiraho. Uwiteka rero abaho umugisha, mwebwe mwese dufatanyije mukamba ibitekerezo bitandukanye. Mbere y'uko rero dusoma inkuru yacu ivuga ngo ukuguru kwacitse, reka tubanze tumenye uko umurimo w'ivugabutumwa watangiye mu gihugu cya Kenya. Umumisiyoneri wa mbere wageze mu gihugu cya Kenya ni Umunyakanada witwa Karen, wahageze aturutse mu Bwongereza mu mwaka w'1906. Mu mezi 14 gusa Karen yatanze raporo y'uko amaze kubaka inyubako nyinshi z'ibanze za misiyoni, akaba yari amaze kwiga ururimi rwa kavukire rwo muri ako karere rwitwa Luo. Nyuma y'icyo gihe yaje gusobanura igitabo kimwe cyo muri Bibiliya cy'ubutumwa bwiza bwanditswe na Matayo mu rurimi rwa Luo avanye mu rurimi rw'Icyongereza, kiza kwemerwa n'umuryango wa Bibiliya wo mu Bwongereza mu mwaka w'1913 kiracapwa. Kaminuza y'Abadiventiste ya Baraton yashinzwe mu mwaka w'1980, iba kaminuza ya mbere yigenga yemewe na leta ya Kenya mu mwaka w'1991. Ikaba ifite amashami y'ubucuruzi n'ubukungu, uburezi, ubuvuzi na siyanse hamwe na tekinoloji. Reka dutangire inkuru yacu. Bibutse yuko iyi nkuru tuyikesha Phyllis Odindo wo mu gihugu cya Kenya. Iyi nkuru ikaba yarasomwe kuwa 5 Ukwakira 2019. Phyllis Odindo yumvise uburibwe budasanzwe mu kuguru kwe kw'iburyo mu mwaka w'2017. Uburibwe bwarakomeje ku buryo ataragishoboye kubwihanganira. Phyllis yagiye ku ivuriro rya leta rya Kisumu muri Kenya, asanga abakozi baryo bose bakoze imyigaragambyo abura umufasha. Phyllis nta mafaranga ahagije yo kujya mu bitaro bikomeye Nairobi yari afite. Byabaye ngombwa ko yivuza ku kavuriro gato kari hafi aho. Ako kavuriro nta bikoresho bihagije kagiraga nko kuba bamunyuza mu cyuma kugira ngo barebe igitera ubwo buribwe. Muganga yarebye uko kuguru amubwira ko nta kindi yamukorera usibye kuguca. Phyllis wari umupfakazi wasigaranye umwana umwe w'umuhungu wari ugeze mu gihe cy'ubugimbi, ntabwo yemeye ko ukuguru kwe baguca, asubira mu rugo. Uburibwe bwarakomeje, asubira kwa muganga. Noneho yemera ko ukuguru baguca kuko nta yandi mahitamo yari afite. Ukuguru kwe baguciriye munsi y'ivi. Nyuma y'ibyumweru 3 baguciye, Phyllis yararembye. Yagiye noneho mu bitaro bya leta bya Kisumu kuko imyigaragambyo yari yararangiye. Bamunyujije mu cyuma, basanga ukuguru kwe gutangiye kubora. Bamubwiye ko ari ukongera bagacaho ikindi gice, bagakuraho uruhande rwaboze. Bamaze kongera kumuca ikindi gice cy'ukuguru, Phyllis yabaye mu bitaro igihe kinini. Ubuzima bwe bwarahazahariye, asigara nta byiringiro byo gukira afite. Yatumye kuri Anna, umuyobozi w'icyiciro cy'abagore n'abakobwa mu itorero Phyllis yasengeragamo. Anna yahise aza kumusura kwa muganga, asanga ageze ahabi. Anna yaramusengeye. Phyllis yumva yongeye kugira ibyiringiro, amusaba ko yakomeza akajya amusengera. Anna yarabimwemereye, amuha icyo kunywa yamuzaniye, amusezeraho arataha. Bukeye bwaho Anna yagarutse kumusura azanye n'abandi bagore bo mu itorero.
bakomeje kujya bamusura buri munsi, ari nako bamusengera. Pasitoro w'itorero hamwe n'abakuru b'itorero nabo baramusuye, ari nako barushaho kumusengera no kumukomeza. Ubwo yabaga aryamye mu gitanda cyo kwa muganga, Phyllis yasengaga agira ati, Uwiteka Mana, ngirira imbabazi, urabona ndi umupfakazi, umwana wanjye aracyari muto kandi arankeneye. Umuhungu we yari yarareze wenyine, yari yarataye itorero ubwo se yarakimara gupfa, hakaba harashize imyaka 11 yose. Yari yararakajwe na bene wabo wa se bamenesheje nyina. Umugabo we akimara gupfa, babirukana mu nzu yabo, babambura n'imitungo yabo yose. Mu bice bimwe byo muri Kenya, umugabo iyo apfuye bavuga ko umugore we ari we umuteye umwaku, bakamumenesha mu muryango wabo. Abizera b'itorero bakomeje gusura Phyllis mu mezi 3 yose yamaze mu bitaro. Bamwishyuriye amafaranga yose y'ibitaro, bamushakira n'ubwishingizi bwo kwivuza. Amaze kuva mu bitaro, abizera b'itorero bakomeje kumwitaho, bamwishyurira inzu yo kubamo, bakamumenyera n'ibimutunga n'umuhungu we ndetse n'ibindi byose bakeneye mu buzima bwabo bwa buri munsi. Nyuma y'aho ikintu kidasanzwe cyarabaye, abantu 8 bari barwariye mu bitaro bimwe na Phyllis bamaze gukira, basabye kubatizwa mu itorero ry'Abadivantisite munsi wa 7. Bakozwe ku mutima n'ibikorwa bizera bakoreye Phyllis, bifuza kwinjira mu iryo torero. Nyuma gato asubiye mu rugo, imiryango 7, umugabo n'umugore we n'abaturanyi ba Phyllis nabo barabatijwe, babitewe n'uburyo abizera b'itorero barwaje mugenzi wabo bamugaragariza urukundo. Nyina wa Phyllis yaje kumusura aturutse kure, amara iminsi ku mukobwa we. Yarebye uburyo abizera b'itorero basura umukobwa we, bamusengera mu gitondo na nimugoroba. Nawe yifuje guhindura idini yasengeragamo, aba umudivantiste, abatizwa hamwe n'umukobwa we ari we murumuna wa Phyllis. Icyaje gutuma umunezero wa Phyllis usendera ni igihe umuhungu we nawe yemeraga kugaruka mu itorero ry'Abadivantisite akabatizwa. Ubu akaba yarashyingiwe muri iryo torero mu mwaka wa 2018 mu rusengero rusengeramo abizera bafashije nyina mu burwayi bwe bwose. Ubu hamaze kubatizwa abantu 25 kuva Phyllis yacibwa ukuguru. Phyllis yumva ari Imana yamuhayeho ingurane y'ukuguru kwe. Aravuga ati, ndashima Imana ko umuhungu wanjye yagarutse mu itorero kubera gucika ukuguru kwanjye. Ntacyo bitwaye kuba mfite ukuguru kumwe, kuko byatumye abantu 25 bose babatizwa, harimo n'abo muryango wanjye. Umugabane w'amaturo y'Isabato ya 13 y'icyo gihembwe yafashije kubaka ivuriro mu mujyi wa Kisumu aho Phyllis atuye. Tugushimiye ituro ryawe watanze kuri iyo Sabato kugira ngo rifashe ubuzima bw'Abanyakenya n'imibereho yabo y'iby'umwuka. Uwiteka abahire mwebwe mwese mwakurikiye inkuru, mugire umunsi mwiza.